turacyakomeje rwa ruhererekane rw'imigani miremire. Nyabona niba utarakora sabone cyangwa se subscribe, reba hagana hasi wibuke uhakande, nta n'icyo bigutwaye ukore kuri like na share. Bacira umugani mbabambuza umugani ntuzaturuka ikantarange azasanga ari ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzivure. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Twakomeje rero rwa ruhererekane rw'imigani tubagezaho hano kuri iyi sheni. Umugani tugezeho ni umugani wa Nyamuragira. Habayeho umugabo azana umugore. Umunsi umwe umugore abwira umugabo we ati najya kuvuga umutsima ntakamwicara imbere. Umugore yagira ngo agiye kuvuga umutsima akiyama umugabo ntamwegere. Ariko umugore yajyaga ngo atazamenya yuko avugisha umutsima ibirenge. Babaho babyarana abana, abahungu n'abakobwa, biratinda. Umugabo aza kugenzura umugore we, aza gusanga avugisha umutsima ibirenge. Aramutonganya, umugore ararakara, ati ahubwo reka nkubise. Ararigita, umugabo arategereza ko umugore we yagaruka, araheba. Bukeye umugabo ajya kwicara mu mpinga y'agasozi arigunga. Ifuka iraza iramusanga, iramubaza iti ko wigunze ukaba ufite agahinda n'iki? Umugabo ati nuko nabuze umugore wanjye. Ayitekereza uko umugore we yarigise, akabura ukuntu yamukurikira, biramuyobera. Ifuka itangira gucukura. Umugabo aratambuka ahura n'urutagangurirwa. Rumubonye ubwo ari muri wa mwobo agenda, uti wa mugabo we uravaho ukajyahe? Umugabo arabitekerereza, ikimugenza nuko umugore yarigise. Urutagangurirwa rumumanurira muri rwa rwobo, agera hafi y'urugo arahagarara arategereza. Isazi iza kuhamusanga, iramusuhuza, imubaza ikimugenza, nayo yitekerereza ibye. Isazi iti shira agahinda wahageze, dore wabo umugore wawe ni hariya kwa Nyamuragira. Umugabo ashyitse umutima mu nda. Isazi ijya kubwira umugore. Umugore araza ararunguruka asubira mu rugo. Abwira Nyamuragira ati umugabo wanjye yaje, ari ku irembo. Nyamuragira ati ngiye kumwica. Umugore aranga, atabwaho kumwica umuteye icumu, ahubwo uzamuroge ariko ntumwice. Nuko Nyamuragira abwira wa mugore we, abaza wa mugore we ati mbese umugabo wakunda iki? Umugore aramubwira ati umugabo wanjye akunda inyama, agakunda inzoga, agakunda amata, mbese ntacyo atarya. Nyamuragira ati reka tumuragire mu nyama no mu buki. Umugore aremera. Isazi nayo iza kuba yaritaye mu matwi kera. Nuko ijya kubibwira wa mugabo iti uramenye ntuze kurya inyama n'ubuki kuko babiroze, urya amashaza, unywe n'inzoga cyangwa amata gusa. Umugabo bamwinjiza mu nzu, baramuzimanira, arya ibiryo byonyine isazi yari yamubwiye, ibindi ntiyabyakura. Nyamuragira abonye ko adapfuye aratangara cyane, ati yewe, ati wa mugabo nawe wanze ari umurozi. Babibuze, Nyamuragira ati reka tumuhe inzu maze tuze kuyitwika ahiremo nijoro. Isazi ijya kumuburira iti numara kubacurangira bageze ku buriri nubihishe ntuze kurara mu nzu bari kuba bagucumbikiyemo. Umugabo amaze gucuranga nabo amaze kuryama, abasezeraho ngo agiye kuryama aho bamusasiye. Aragenda yihisha mu rubavu rw'inzu baryamyemo. Nuko nijoro baza gutwika ya nzu bari bamurajemo. Inzu imaze kuzima, umugabo ajya kuryama mu muyonga wiwe. Bagiye kureba ngo bamenye ko bibwira ko yabasanga yahiye, basanga yibereye muri ya nyonga y'ivu arimo ariyotera ahubwo. Nuko buracya bamuha imarabiti, ubwo ni nk'indyanku cyangwa se ishoka, ngo najye kwasa urutare kandi ngo ayigarure uko yakayijyanye. Aragenda, ageze ku rutare arahagarara, maze ako kanya inkuba irahagoboka. Iramubaza iti wa mugabo we urakora icyaha ahantu? Umugabo yitekerereza ibyago bye, nuko inkuba ikubita rimwe, urutare rarusatagura. Umugabo aratangara ati ko nshimye ko mbonye imyase y'urutare se ndayihambiriza iki? Inzoka ituruka ikuzimu iramubaza iti wa mugabo we urashaka iki? Undi ayitekerereza ibye. Inzoka iti ngiye kuryama hasi nirambuye neza, untondeho imyase y'urutare buhoro buhoro witonze kugira ngo utankomeretse. Nurangiza wikorere ugende, nugerayo uture buhoro buhoro, nigendere ku neza. Umugabo abigenza uko inzoka ibimubwiye. Arangije guhambura, arangiye mbese ubwo muri ako kanya inzoka yirambitse hasi,
ahambireho ya myase, inkuru ikubita rimwe irabaterurana bose na wa mugabo ibageza kwa Nyamuragira. Nuko Nyamuragira abibonye atyo ati nakugerageje ku buryo bwose, ejo nzaguha umugore wawe n'abana utahe, ati ariko nzabanza nkuzanira abagore benshi n'abana babo maze uzahitemo abawe. Isazi iramubwira ati icecekere nzakwereka uko uri bubigenze, uwo nzagwa mu ruhanga azaba ari we mugore wawe uzamujyana, kuko nutamumenya bazakwica. Umugabo amuzanira abagore benshi n'abana babo, maze arebamo uw'isazi iguye mu ruhanga aba ari we ahitamo. Nyamuragira arumirwa, abwira umukwe we ati ngaha abantu bawe taha ujya iwawe. Umugabo aragenda, ageze ku rutagangurirwa rwari ageze hamwe urutagangurirwa rwari rwamushyize ruramutwara n'abiwe bose n'ibye byose rubageza aho rwamukuye. Ifuku nayo iraza ibanyuza muri wa mwobo ibageza aho yamukuye. Nuko ataha mu rugo rwe, abana n'umugore we, yitwa Nzatunga mvuye ikuzimu, sinjye wahera hahera umugani. Nk'uko mubyumvishe rero muri uyu mugani harimo inama nyinshi cyane twakuramo tugendeye ku cyo Abanyarwanda bawuciye bashaka kugeraho. Inama ya mbere twakura muri uyu mugani wa Nyamuragira ni ukumenya ko ibintu n'abantu ari magirirane. Abantu badafite ibintu ntibashobora kubaho, n'ibintu bidafite abantu nta mumaro biba bimaze. Niyo mpamvu rero utuntu duto duto, ibintu binini binini, niyo mpamvu ari ngombwa ko mu buzima bwacu biba bihari. Ntabwo watura mu nzu udafite ibikoresho, ntabwo wagira ibikoresho byonyine, ukenera n'ibindi bijyana nabyo. Ibyo ni bya bintu. Kubifata neza rero, kubibungabunga, rwa rugo wamara kurwuzuza rwose, ubwo ndabara nk'umugabo, ugahora ushaka n'ikindi kintu cyazamo, hakazamo amatungo, hakazamo byose. Ibintu n'abantu ni magirirane, nicyo bashaka kumvikanisha hano. Muri uyu mugani mwumvishe uburyo ifuku yagiriye umumaro uyu mugabo, mwumvishe uburyo urutagangurirwa rwamumanuye muri wa mwobo, mwumvishe akazi gakomeye isazi yakoze, mwumvishe akazi inzoka yakoze, mwumvishe akazi inkuba yakoze. Ibyo byose babicaga rero bagira ngo babihugure umuryango mugari wacu yuko ibintu n'abantu ari magirirane. Inama ya kabiri twakura muri uyu mugani, ni ukudasuzugura ibintu kuko utazi ikizagukiza. Iyi fuku imubaza ntayisubize, urutagangurirwa rwamubaza ntasubize, isazi yamubaza ntasubize, ukeka ko yari kuba yarageze kuri biriya byose? Oya. Isomo rero ni ukudasuzugura utuntu duto duto, ikintu ukagiha umwanya wacyo ukurikije n'ahantu urimo n'ubuzima uherereyemo. Inama ya nyuma twakura muri uyu mugani ni ukuvuga tuti ineza niyogere muri bene muntu, ineza yacu niyogere muri bene muntu. Ineza, kugira neza, guharanira icyiza, gukora icyiza, kugambirira icyiza, gusakaza ineza mu bantu ni umuco mwiza dukwiye kwimakaza. Ako kavuyemo ubuzima ntibwashoboka. Ibyo tumaze byose kumva rero muri uyu mugani byakusanyijwe kandi byandikwa na Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, bisohoka mu mwaka w'1971 muri Diyoseze Gatolika ya ku Nyundo. Mukaba mwabigezwagaho nanjye Biganza bizira ubwiko. Murakoze cyane, naho ubutaha.